nitwa Suzana Ruboneka nkaba ndi umwe mu batangiye association bene impuhwe ariko ubu ngubu nkaba ndi mu rwego nkemurampaka. Hanyuma muri ino minsi hari kuvugwa ikibazo cya bamwe mu banyarwandakazi bari kuvuga ko bahohotewe mu myaka nk'itatu ishize, ibiri ishize, birumvikana ko wenda babivuze batinze ariko ugasanga sosiyete isa n'ibanenga. Ubundi niki gishobora gutuma umuntu avuga ihohoterwa atinze? Mu by'ukuri uravuga ngo ubu ni muri iyi minsi nibwo gitangiye kugaragara, ariko ni ikibazo buriya kimaze iminsi, kuko iyo umuntu tuvuge nk'umwana w'umukobwa aba ari we ntangaho urugero cyangwa umugore yahohotewe, ni ukureba we ubwe kuri we aba ameze ate. Icya mbere kuri we aba yahungabanye, kuko ni ibintu biba bidasanzwe bimukomeretsa, bikamukomeretsa ku mubiri, bikamukomeretsa ku mutima. Ikindi cya kabiri ni uko n'aho aba no muri sosiyete hari abatabibona neza, hakaba habamucira urubanza, noneho ugasanga rero arafite ipfunwe ryo kubivuga. Yaba ari n'ufite umuryango ntube wabivuga ngo batabimenya, abaturanyi batazabimenya, bikajya hanze, umwana wabo akagira icyo gisebo, ntazabone n'umugabo cyangwa ntazabone n'aho aca, rwose bamutunga urutoki. Noneho ari ababyeyi bagaceceka, ari nyirabyo nawe akaba afite rya pfunwe, afite na cya gikomere kimuri ku mutima. Noneho ikindi nanone cya gatatu navuga ni uko hariho bamwe badafite amakuru ahagije ko hariho inzego, hariho uburyo leta yashyizeho bushobora kubafasha, cyangwa ko hariho n'izindi nzego zishobora kubafasha. Hariho nk'inzego leta yashyizeho z'ubuyobozi, hari polisi y'igihugu ikaba yarashyizeho urwego rwa one stop center, babakira bakabagirira counseling, bakabavura n'ibyo bikomere, ari byo ku mubiri, ari n'ibyo ku mutima. Hariho n'urwego, inzego mu buyobozi bwite bwa leta, hari inzego z'abunzi, hariho amategeko d'abord, tubiturutse hejuru hariho no muri Nations Unies imyanzuro ya Nations Unies irwanya ihohoterwa. Hariho nk'umwanzuro 18/20 urwanya ihohoterwa rikorerwa abagore. Ubwo rero no mu gihugu cyacu ryarishyizeho umukono, na politike y'igihugu cyacu ikaba yarabishyize muri politike y'igihugu. Ariko bene guhohoterwa, bene nk'ibyo ntibabimenya ngo bumve ko bafite igihugu kibahagarariye, kibashobora no kubavugira. Kandi igihugu kikaba cyarashyizeho inzego, hari inzego z'abunzi, hari inzego z'abayobozi zitandukanye, ngo agire n'uwo avuga ati reka ntinyuke njye kurya kara. Donc hari icyo kintu cyo kutagira amakuru ahagije ku bantu bashobora kumuha ubufasha. Noneho ibyo byose bigatuma aceceka. Uko aceceka niko iminsi igenda. Iminsi igenda, hakazagera igihe haba imbarutso, bitetera kumva hanze bavuze, cyangwa kumva hari n'undi wahohotewe akavuga ati si jyewe jyenyine, noneho bikamutinyura. Ikindi, hari imiryango itari iya leta nayo ibaha ubufasha. Hariho nka bene impuhwe, irabahumuriza nk'uko izina ribivuga. Kuba umwene impuhwe ni ukwishyira mu mwanya we, ukavuga wundi utese yabaye ari umwana wanjye, yabaye ari jyewe cyangwa ari murumuna wanjye, hakorwa iki? Noneho bigatuma na bene impuhwe bafite mu migambi yabo uburyo bwo kubahumuriza, bwo kutabacira urubanza,
bwo kutabereka ko atari bo bakoze icyo cyaha kugira ngo bo gukomeza bafite ipfunwe. Hari n'iyindi miryango ntakwirirwa ntondagura myinshi nka RCT Ruhuka arizo nshingano zayo. Ubwo rero iyo yumvise ko hariho abandi batangiye kubivuga cyangwa akumva ikibazo cyageze hanze, hari igihe atinyuka noneho nawe akavuga bya bindi yari yarapfundikiye ku mutima. Uriya iyo abipfunditse akabihisha biramuremerera kurushaho, ariko iyo atinyutse akabivuga araruhuka gato kuko abona n'ihumura, akabona n'abamuhumuriza. Mwabwira iki rero umuryango nyarwanda unenga kigaragara nko gushaka kunenga mwene abo bantu babivuze batinze? Umuryango nyarwanda icyo nababwira ni ukujya basesengura bakareba uwo muntu ubivuze atinze, ese yabitewe n'iki, impamvu yabimuteye ni iyihe, ese ari umwana wanjye bizagenda gute, namunenga ngo yabivuze atinze? Ukamenya ko uwo muntu abivuze atinze kuko afite igikomere, akaba afite inkovu itarakira. Icyo gihe rero kumunenga ntabwo ari wo muti, ahubwo umuti ni ukugenda tubaha ubukangurambaga, tukabubahuka, tukabamara ubwoba kugira ngo bajye batinyuka babivuge. Ariko kubanenga ubwabyo ntabwo ari wo muti, ahubwo ni ukubegera tukabereka inzego zitandukanye bashobora gucishamo ikiganiro. Aho utagenda ngo ubivuge, ntabwo waza ngo ufate mikoro ngo uvuge ngo narahohotewe. No mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi hari abagore benshi bahohotewe, ariko nabo ntabwo batinyutse kubivuga ako kanya, ahubwo baje kubivuga ari uko batangiye kuba benshi, bakajya hamwe bakabiganira, umwe wese akumva ko atari ikibazo cye, ari ikibazo asangiye na benshi. Ariko ubu muri iki gihe aho bitandukaniye ni uko ahohoterwa ari umwe, yahohoterwa ari umwe rero agasanga ni ikibazo afite wenyine, akikorera uwo musaraba wenyine atabona n'umufasha kuwuterura. Icyo gihe rero sosiyete aho kumucira urubanza, ugasanga aho kumuha ihumure ngo bamuhumurize bamutinyure, baramucira urwa Pilato. Ubwo rero ni ugukangurira sosiyete yacu ko iyo myitwarire atari nziza. Dusoza sinzi niba hari ikindi mwakongeraho ku byo tuganiriye. Icyo nakongeraho ni ukureba ese ko tuvuga ngo abahohotewe, abo bahohotera bo ni bande? Abo bahohotera hari igihe usanga ari abantu b'inshuti z'umuryango, hari igihe usanga ari n'abantu b'abavandimwe mu muryango, usanga hari n'abantu bafite aho bahurira, bafite ububasha, bakoresha nabo ububasha bwabo. Ubwo rero nabo ni ukubakangurira ko iyo myitwarire itajyanye n'indangagaciro umunyarwanda wese tumwifuzaho. Donc ubu ngubu ahubwo akaba ari we bashyira hariya, bene abo ahubwo nibo bakwiye kujya bashyira ku musozi bakabagaragaza, bakabanenga, nk'uko babigiraga kera mu gihe cya kera muri Gacaca. Uwakoze icyaha bakamushyira ahagaragara, bakamucana amande, niba ari n'igihano agahabwa igihano kijyanye n'ikosa yakoze, kuko ubu ngubu hari amategeko arenganura abahohotewe, bakamuhana bakurikije amategeko. Hari abavuga bati umuntu n'ubundi umuhana hakurikijwe amategeko, ariko amategeko agendera ku bimenyetso. Uko kubivuga umuntu atinze hari icyo byatanga mu mategeko, ibimenyetso byaboneka? Kubivuga atinze hari igihe bishobora kuboneka, kuko ubu urwego rw'ubuganga narwo rwateye imbere. Hari igihe bashobora kubibona, ubu haje no gukora tesite ADN, bashobora gukora tesite ADN bikaboneka. Ariko hari n'igihe n'ibimenyetso bishobora kuba byarasibanganye, ariko hakaba hariho n'abantu babibonye bashobora gutanga ubuhamya. Icyo gihe rero iyo hari abantu babibonye bashobora gutanga ubuhamya, icyo gihe nabo bashobora gufasha inzego zibishinzwe z'amategeko. Reka tubashimire. Ni ukuri murakoze cyane, Imana namwe ibaha umugisha, kuko namwe muriho murarwanya ihohoterwa rikorerwa abagore.